umugabo Bruce Melody abarakumanukiye nya oya je natamva mu kiganiro oya ariko bimeze yakareka yarakumanukiye naravuga ati ibi bintu Bruce Melody wa mufana nabonye wuzuye mu modoka dukosore witwa super manager ndetse hari n'abantu benshi bakunda kubikoresha ugasanga kuba utavuga ururimi neza ngo ntabwo uba warize buriya nabonye uramuniga ukorana na Kenisi buriya Samusuri yakinaga ari umuntu w'umukire akinana n'uwo bita Mukarujanga ndetse ari umugabo undi ari umugore Papa Sava ari umukozi wabo yego ira filime karyoha wa mugabo ariko se bari abantu bundi bahereye ko yahise anyibutsa imiriro abantu bashyushye ejo bajama bazatanga Saint Valentin n'abakobwa baziba bana byara ku bwinshi arega nabyo bishiremo ariko buno ngo uhereye kuri uyu munsi nyuma y'amezi 9 ngo haba hariho abana benshi bavuka kuri aya matariki. What's up my people, this is your boy KD, the big man, the real hustler, the trier. I have dream and I live in a dream. Don't worry about things cause everything is gonna be good. You're gonna shine soon. Ja, kuri KD TV show rero ndabakiriye mbashimira ko mwakoze subscribe. Hangandi kumwe n'umujama bamwita Fils Pro ariko nawe yatangira twibwira. Ya ni wa muhungu wanyu Fils Promoter komeza ubaye biganiro buri munsi utabatengwa n'umunsi numwe. Bega uyu munsi naje kwicarana na KD kuri KD TV. Kugira ngo tubabwire buri kimwe cyose wagisanga kuri Kigali 9 TV kuri KD TV hose ushaka kureba ibiganiro ukaza kudusanga nta kibazo. Dutangiye ikiganiro cyacu tushyushye rero mpamvu dushyushye ukwezi kuranashyushye brother kurimo imiriro myinshi kurimo show nyinshi harimo dushya twinshi muri make harimo dushya twinshi ariko reka twibukiranye yuko ubu ngo abantu bamaze no gushyuha kuko ejo ni twatangiye Friday tugiye kwinjira muri Saturday ejo ngira ngo ni Saint Valentin cyangwa ni n'umunsi none w'abakundanye niyo mpamvu namubwiye ngo ni imiriro abantu bashyushye ejo bajama bazatanga Saint Valentin n'abakobwa baziba bana byara ku bwinshi arega nabyo bishiremo ariko buno ngo uhereye kuri uyu munsi nyuma y'amezi 9 ngo haba hariho abana benshi bavuka kuri aya matariki baba ariho kubera ko baba bavutse mu buryo budateguwe bw'impanuka niko nabivuga abana muvuka kuri aya matariki cyangwa se abantu mwavutse kuri aya matariki maybe ushobora kuba waravutse ku manuka cyangwa waravutse iwanyu babiteguye kubera urukundo ariko akenshi hano hari igihe bavuga ati reka ngire gutya ngo Saint Valentin chérie Saint Valentin bayitangira kuri uwo munsi akahita yimuha noneho Rudovika akahita avuka ariko nibihangane nyine biba byabayeho nta kandi cyarangije kuba burya ntacyo wagihinduraho. Turakomezaho n'ibindi biri kugenda bivugwa muri showbiz yacu. Ejo nibwo witwa Samusuri cyangwa se uzwi ku izina rya Kalisa Ernest yageze mu Rwanda. Yageze mu Rwanda ngo avuye Mozambique. Biriya bintu wabyakiriye gute kubona uriya mujeni bajya kumwakira ukabona abanyamakuru bagiye kumwakira ku kibuga cy'indege bikwereka iki? Byaranshimishije kuko ni n'umuntu ngiye nari maje kwibagirwa muri iyi industry ahubwo ngewe natunguwe no kubona bagiye kumwakira ariko yakiriwe n'igitsina gore cyane shaka aribo bafana afite cyane kurusha abandi. Ibyo ngibyo wenda nta byinshi nabivugaho ariko ndagira ngo mite nkufata tujye mu myaka ya kera aho twabonaga uwo bita Sekaganda ndetse buriya kubera ko njye nari umwana buriya naganze ko umuntu buriya Samusuri yakinaga ari umuntu w'umukire akinana n'uwo bita Mukarujanga ndetse ari umugabo undi ari umugore Papa Sava ari umukozi wabo yego ira filime karyoha wa mugabo ariko se bari abantu bundi bahereye ko yahise anyibutsa nanjye abantu bagiye bakinana kandi bose barazimiye bakoze ko n'ubundi bafite ibyo gukora. Reka tugaruke kuri Samusuri bavugwa yuko ngo yagiye ahunza amadeni yari arimo abantu yari arimo amadeni agera kuri miliyoni 11 ndetse twagiye tubona inkuru nyinshi zigenda avuga yuko yabuze itike yo kugaruka mu gihugu cy'u Rwanda kubera yuko ubukene
bwari bumeze nk'aho ngo bugiye kumwica, ariko reka twizere yuko byaciyemo ko nabonye yaranabyibushye ameze neza. Ikigaragara wenda ashaka kuba atari afite ubushobozi bumutuza aho yarari, ariko yaje ameze neza uko nabibonye, nta kibazo kinini yigize agira, nabona cyamuhinduye ntacyo. Ya nk'umuntu uba muri showbiz urebye imyaka amaze adakora, imyaka amaze atari mu kazi, uwitwa Papa Sava akaba akora, ese ubona atarasigaye inyuma uriya musaza? Papa Sava yasubiye inyuma cyane, ni niyo mpamvu ahanini ejo bundi yari ari kuronshinga iriya myaka kugira ngo yongere yiyibutse abantu. Ariko gusubira inyuma yasubiye inyuma ni ibintu bigaragara. Nani ndimo mvuga ngo uwitwa Ernest cyangwa se Samusuri, kuba Papa Sava yarakomeje agakora, akaba afite timu ngari, ndetse twanatinya kuvuga yuko iriya filimi yiwe Papa Sava ariyo filimi iri muri filimi zinarebwa cyane, zininjiza agatubutse, kuko buriya Papa Sava hari abantu benshi atunze. Nani ndimo nkubaza ati Ernest buriya kuba yaramaze iriya myaka yose adakora, si nko guta igihe cyangwa se gutangirana n'umuntu urugendo ejo agatsikira, ubibona gute? Ubona yuko nta ngaruka burabya bizamugeraho cyangwa se byamugezeho? Ofete urumva byo ingaruka yarangije kuboneka, kuko iyo umaze igihe utari gukora usubira inyuma cyane, kandi iyo usubira inyuma niko abantu babakunzi bawe bagenda bakuvaho bakigira ahandi bari gukora. Biragaragara yuko agiye kongera gutangira apushinga cyane kurusha aho yarari. Ntabwo byumva neza ibyo bintu, ndabyumva, kuko ni ukuvuga ngo babyarangije kugaragara ko yasubiye inyuma. Ariko nakore ntago amaze imyaka myinshi byatuma abantu batongera kuba bamugarukira. Dusa nk'abasozi iyi nkuru, icyo nabwira abakunzi ba Samusuri ni uko yamaze kwishyura amadeni yose yari arimo, yari abereyemo abantu, ndetse bivugwa yuko abagiye bamufasha kwishyura ayo madeni ni inshuti ze ndetse n'abafana be. Bya bintu byo muri showbiz rero bimaze kugira indi ntera, kugeza ubwo abafana bagufasha kwishyura imyenda. Abantu barakunzwe iyo uzwi muri showbiz mu kintu runaka, uba ufite n'abantu bakuri inyuma, waba uri mu bibazo waba uri mu byago, bagomba kugukavaringa n'icyo abantu babereyeho. Nta nubwo twasoza wenda tudashimiye timu Makuta yari iri hariya mu bantu bari baje kumufata ku kibuga cy'indege cyangwa se kumuha ikaze, aho wabonaga ko yishimye arimo aseka avuga ati kubanje mu ndege ati n'ubwa mbere nyigiyemo, ati n'indi migisha iracyaza. Aho se uwitwa Papa Sava bura yari yagenda mu ndege? Yagarase ntago arava mu gihugu. Garase ntago yaba atarava mu gihugu. Nese wambwira yuko atarajya muri Rwanda Day na rimwe? Aho wigeze umubona we nawe kubikurikirana? Garase ndumva sinzi, ndikumva yaravuye mu gihugu. Ariko rwose Papa Sava nimba utaratega indege, gira utega indege unatwereka umukaza. Urabona Papa Sava ni umuntu ukunze kubaho ibiboro bye bisa nkaho ari hirya ya social media yitangazamakuru. Niyo byaba ntago wamenya ko byabaye, ahubwo ni wa muntu nyine utumiza itangazamakuru mu gihe washaka. Uzabirebeho nawe ibyo bintu nabashiye kubyitaho. Ariko se ubwo nta nubwo twabihuriza hamwe kuri abavuga ngo Papa Sava nta mwana agira, ugasanga yifitiye umwana, afite n'umuryango, ariko ntashaka kubizana mu itangazamakuru nk'uko uwitwa Butera Knowless ndetse na Kerema batajya bazana abana babo mu itangazamakuru. Papa Sava kigaragara nuko abantu bose bavuga ko akiri umusore, kandi ntago bamubeshyera. Ese abafite umwana ntamenyekane, kandi uzi ko ibyamamare birimo muri uruhando rwa showbiz, buri umwe wese n'akari mu nda baba bakazi. Ngayo nguko reka iyo nkuru tuyicumbikire hano, twigarukire ku kintu bita social media zirahemba mu Rwanda cyangwa nizihembwa. Niturangiza urangira gutyo umera amashyi umusaza witwa Bruce Melody, aho yari ari mu nama y'umushyikirano
inama tunashima cyane tugashima n'ubuyobozi bwacu bw'igihugu kuba batekereza bakavuga bati dufite inama abantu b'abasaza barwaniye igihugu abayobozi batuyobora bakavuga bati reka turebe n'umuhanzi cyangwa se umuntu ukora bya bintu bahoze bita ko biciriritse babonaga umuntu bigiyemo bakavuga bati imbobo twabyaye icyomanzi byacitse akaba asigaye yicara hari akavugira bagenzi be. Niki wavuga kuba Bruce Melody yarafashe ijambo kugira ngo wenda avuge ku bikorwa bye agire byinshi abivugaho ahubwo akavuga ati dukeneye yuko wenda mwamonitiza cyangwa se mwadufasha kugira ngo imbuga zihembe mu Rwanda. Ibyo bintu wowe byumva gute? Bruce Melody ikintu cya mbere nakora nabanza kumushimira kuko ni umuntu wabashije kugaragaza imbogamizi zirimo n'ikintu bishobora gufasha abari muri urwo ruhando rwo kujya guhahira kuri social media. Kuko ni umuntu wagaragaje agaragaza na buri tape yose agaciro yabifite kugeza ubwo nyakubahwa perezida wa repubulika we yamwibarije ati twakora iki kugira ngo ibyo bintu namwe mubashe kugira ute mubashe kubigeraho nk'uko abandi bakora. Bruce Melody agaragaza buri kimwe cyose ndumva namushimira kuko yabashe gufungurira bamwe batari bumva ko icyo kintu nyine bakigira nk'akazi ariko ubu ngubu aho bigiye kuba ubu ngubu bigiye kuba nk'akazi. Abantu benshi nta nubwo bari bazi icyakorwa ari ikintu cyiza abantu bamara kukimenyaho amakuru bakiyemera nyine ugasanga avanga umuntu yabajije ubusa. Ubundi bivugwa yuko ngo impamvu imbuga nkoranyambaga zitamonetizwa mu Rwanda ari uko ngo level ya advertisement y'abanyarwanda cyangwa se y'abantu bakora business mu Rwanda iracyari hasi. Iri hasi cyane. Ibyo rero bigatuma YouTube itatanga monetization muri iki gihugu cyacu. Yego. Akaba ariyo mpamvu abenshi twaribazaga tukavuga ati se nukubera igihugu kitagenda ngo gishoremo amafaranga. Abenshi ntago twari tubizi ariko impamvu nari nkomoje kuri icyo kintu nagira ngo tujye ku witwa Super Manager. Ego aho yahise azamukiraho yanjama Bruce Melody avuga ati abo bastari bagiye kwiga ngo icyongereza bavuga aha twajya mu bintu byinshi ese twavuga yuko ariko se tujye tugisha uko ubundi Super Manager yaje kuba umuvugizi. Super Manager arusha abantu bari muri uyu muziki amashuri ubundi nyine hari ukuntu akunda guhubuka arahubuka akavuga ibintu ugasanga muri societe bigaragaye nabi ariko Super Manager ntago biriya bintu ngiye nabiha agaciro yavuze kwanza kuko ni umuntu uvuga ikintu kandi ugasanga abantu benshi bari kukibreminga ugasanga nyine bamugaye. Twasa nk'ababiganiraho tukahita dufataho nk'ingingo wenda Super Manager ntago nzi amashuri ye cyangwa se ntago nzi ibyo yize ariko njyewe uri kuri izi mikoro ndi umuntu wize amashuri yanjye nshimira n'igihugu yuko cyaduhaye umwanya wo kugira ngo tubashe kwiga ndetse bakanaduteza imbere bakatwishyura ayo mashuri bakazana izo 9 bagashyiraho kaminuza ukabona Bruce kajya kwiga. Ibihugu ibyo bintu bibamo ni bike. Igihugu cyacu gikurikirana ibintu byinshi sibye n'abadafite ubushobozi bujya kwiga. Hari amashuri bigize gushyiraho bita catch-up urayazi. Catch-up ni amashuri yabasha gufasha abantu bakuze bacikirije amashuri nyine muri cyagiye wowe ufite akukora imirimo ukora ukaba nyuma ya saa sita nyine wakigumwa ukajya gushaka ukuntu ujya gucengezamo n'akantu k'ubwenge kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza unabeho ubuzima nyine buhinduke. Aha rero tugiye gufata iminota nk'ibiri dukosore witwa Super Manager ndetse hari n'abantu benshi bakunda kubikoresha ugasanga kuba utavuga ururimi neza ngo ntabwo uba warize. Buriya nabonye uramuniga ukorana na Kenisi bita Mutabaruka ejo bundi yabisobanuye neza uramuniga ndanamwemera buriya cyane ntago bajya barya imbuga. Uramuniga buriya yaravuze ati ururimi ni igihahisho. Yego kandi koko nanjye ndabyemera ururimi ni igihahisho ntagiye na kure. Tukiga mu masegonderi wasangaga uri umuhanga pe mu ishuri uri umuhanga
ariko haza nk'ibintu bya debate kugira ngo abana bajye muri debate wenda kugira ngo nibagerayo baze kubaha ya mata cyangwa bagira ute babahe na bya bihembo ugasanga wa mwana w'umuhanga si we bashyize imbere kugira ngo agende ahubwo akahita hagenda wa wundi uzi kuvuga iki ururimi mu by'ukuri uwo nguwo uzi kuvuga ururimi agiyeyo kubera yuko ikigo gishaka kwamamara gishaka kugira ngo wenda bagendere hari n'amanota agihesha reka hari n'amanota agihesha urumva uwo muntu yagiye kugira ute guhahira ya manota ikigo cyangwa se kuvuga ngo yagiye kuba presence w'ikigo kugipromotinga rero kuba baguha ijambo ngo uvugire abantu hariya ntabwo ari byo bivuze yuko uzi ubwenge rero nicyo kintu nabwira super manager rwose n'abandi bantu mukunda kubikoresha ko umuntu azi ururimi ntabwo ari byo bivuze ngo ni umuhanga. Hari abantu benshi twagiye twigana izo za kaminuza ugasanga umuntu nta rurimi azi ariko mwagera ku mubare akabicaza muri nka 200. Ikintu kimwe nakwibwirira abantu bateye kuriya bigira abanajya muri buriya buryo usanga bari hasi y'abandi ahubwo nyine aba yashatse kugaragaza iby'abandi ariko mu by'ukuri watabashije kwiyitaho ngo banze kureba ese we niki akeneye muri we. Ariko super manager ngafite amafaranga buriya ngo yagorana Kigali yose. Ubuse ari mu bakire bangahe bazwi muri uyu mujyi wa Kigali? Super uri mu bakire bangahe? Ni nayo kwirira ibirayi mwana ari nagara amafaranga wambwira ngo ugiye guhaburisha abaturage. Basi se ninde wumvisha yakandi akanyenyeri kugira ngo uvuga uriya mujama kabisa hari n'ahantu agenda afasha abantu nta muntu tuzi yafashije nta nicyo tuzi yakoze kigaragara nta habe nampa usibye kwicara nyine akabivugisha umunwa akiyita umukire nta muntu utakiyita umukire reka witwa super manager duse nk'abamuvaho turimo turagana no ku musozo uko ariko dufite izindi nkuru nk'eshatu tugomba kuvugaho. Witwa Bruce Melody uramuzi ni umuhanzi dufite ndetse umaze kuba mukuru ukomeye cyane ariko tukagira no witwa The Ben Tiger. Ubona bikwiye yuko abanyarwanda cyangwa se muri showbiz bajya bahora bahanganisha aba bahanzi? Oya ntabwo bikwiye kubahanganisha. Yego ihangana hari aho rizamura umuziki ariko muri iri hangana ryabo harimo no gukabya kuko hazagaragara ko harimo umwe w'umunebwe undi akagaragaza ko ari ukora kurusha undi ariko mu by'ukuri bose ni abakozi kandi ni abantu twubaha muri iki gihugu bamaje kugera ku ntambwe ndende. Ntago bagakwiye kuba baba mu bintu nka biri ahubwo bashaka ukuntu bagira imikoranire iri hamwe kugira ngo babashe kugira ukuntu bazamura uwo muziki ariko ibintu byihangana ntago nyine nta gaciro mbiha cyane. Ariko muso wowe nta timu urimo? Jewe nta timu mbamo. Nta timu mbamo. Hagati ya Bruce Melody na The Ben ufanande? Bose bagira imiziki myiza ariko oya bagira imiziki myiza ariko je ntago ngiye kukubeshya. The Ben numva ko ari best of number 1. Ntago 001 nkuko abyita ari we. Oya 001 arega nushake urebe yego anakora neza pe ariko arakabya nawe hari ukuntu tuntu twabashaka kutugaragaza nyine ko ari we mukozi cyane kandi buryo witaka mu bantu cyane nta gaciro karekare nyine bizahabwa biriya bivuga ngo noneho uri ku rwa ruhande nubwo twari dutangiye kuvuga ati ntibakabahanganishe bivuga turi ku ruhande rwa The Ben. Uri team B. Yego uri team B. Ubwo niyo naba ndi team B cyangwa C cyangwa D ariko jewe ikintu nzi neza icyo nzi ko muri uru Rwanda team zirahari. Uri team B? Shangiye nta timu merereyemo kuba ukunda umuntu si ukuba uri muri timu. Njye mukunda ku giti cyanjye nkuko nkunda imiziki ye niya Melody ndayikunda pe bose ndabakunda ariko The Ben ni umuhanga. Tukiraho umuntu witwa The Ben
na Bruce Melody barabafashe babagira nk'aho ari bo bahanzi baba mu gihugu yego bitandukanye n'umuziki wo mu bihugu byo hanze yego aho usanga umuhanzi bemera yuko ari legend tukaba tubizi ariko uwo muhanzi mu legend bwe bikamuha no kugira ngo afashe abandi bagenzi be bakiri hasi yego ibyo twabivuga nko muri Nigeria ba Don Jazzy ibyo bakorera abagenzi babo bari munsi yabo ikintu ngiye mbona kinarakaza abandi ba legend dufite ubundi ukuntu mbona ibintu bakabikoze mbona twagira aba legend bagera benshi abo ba King James bakaza ba Knowless bakaba bahari tukavuga ati ni generation y'abahanzi bakuru yego none twavuga ati umuhanzi mukuru arubaha umuto n'umuto yubahe umukuru bitewe n'imyaka bagize ute bamazemo njya nkunda gukurikirana imiziki yo hanze nkareba bano baniga ba 50 Cent nkareba ba Snoop Dogg ibitaramo bakora man usanga nyine iyo ageze kuri stage none ikintu kinshimisha kenshi cyane ariko kikambabaza iyo ngeze muri iki gihugu cyacu umuhanzi wa kera ashobora kujya mu kigo cy'amashuri yaririmba indirimbo ye wapi yego bikanga ukabona nta n'icyo bashaka kumva ibyo bintu noneho ariko ukabona abahanzi bashya yajya nko mu kigo cy'amashuri yaririmba indirimbo ukabona abantu barimo barayikunda ibyo narimbikomojeho bitandukanye n'ibyo njya mbona mu bihugu byo hanze usanga ahantu habaye performance nk'umuhanzi wa kera aririmba indirimbo ukabona urubyiruko abakuze bose bari kwisangamo ariko mu Rwanda biragoye cyane kubera ko umuziki wo mu Rwanda ukuntu nabonye ngewe umeze nyine bameze nk'ihangana ntago bameze nk'abantu bashaka kuzamurana ngo bagire ikintu bakora cyubake n'igihugu ahubwo bo bakora bameze nk'abantu bari gupingana ariko uriya muziki ntago uramba niyo mpamvu ukabona Diamond yafashe umwanya akavuga ati ngiye gufasha abahanzi bakiri hasi nk'ubu Diamond we tuzi muri iriya ntuza yiwe muri iriya rebo ye abantu yazamuye kandi bageze ku ruhando rushimishije niko nabivuga ariko se wa mugani uvuza akantu numva ni keza aba bahanzi ko duhora tuvuga ngo ni banini tukavuga ngo Bruce Melody ni munini tukavuga ngo The Ben ni munini umuhanzi wazamuye n'ubu gikurikirana ninde yego reka tuvuge ntabo wabujije arabo wafashije ariko se ubundi uramutse ubyaye umwana ukahita umuta ku ruhande ukamwihora n'umurere ukomeza umukuze wavuga yuko uwo mwana wamugiriye akamaro nta kintu ubumumariye ikindi kintu ndi bugarukeho reba nko muri New Year Groove yego uri kumva wabonye performance yo witwa Bruce Melody nge nari imibereye wenda nabonye Junarius ariko afite abantu benshi bakoranye bro yego rero ikintu nari ndi kuvuga ati wenda natangiye nkubaza ati rihanganisha ryakabaye yego ndikumva twanabivugaho tusa nk'abagana ku musozo tuvuga n'ibikorwa byabo bari guteganya cyangwa se bagiye gukora muri iyi minsi yego burana none kuvuga ibibi ntuvuga ibyiza ubona nabyo buranago aba ari byiza cyane aba ari byiza kuko shyira 50-50 nimba ari ibyiza nimba ari n'ibibi kugira ngo muri commentaire arega ibintu bigomba kugarukamo kuko ntago wavuga ibyiza kandi bibi ubyoroseyeho ntago bishoboka biba byiza iyo bivuze gutyo nkuko wabikoze nibyo ariko rwose ngiye KD nkuko mbyumva numva aba bahanzi bakuru bakwiye gukora ikintu cyo gufatanyiriza hamwe ndetse n'abandi bakoze umuziki kera bagahuriza hamwe kugira ngo tugire generation y'abantu bakuze tugire na generation y'abana noneho bamwe bakuze bakigisha abakiri bato uretse kusanga ko abakiri bato muri iyi minsi banavuga ati ngewe rwose Bruce Melody ntandusha umuziki mwiza arega KD
urabona hariya ririya shuri ry'umuziki ryo ku Nyundo ririya boro ni ukuvuga ngo hari ikintu byafashije abana bakiri hasi nyine mu muziki. Yararebye urabona abantu ba kera bakundaga gukora umuziki bo bagakora ibintu bapapira, ariko ubu ngubu abana basigaye bajya kwiga umuziki akaza mu kintu azi cyanyacyo, urumva rero yareba akicara agahita avuga ati ariko ubundi konzi ko bari abahanzi ba kera batigeze biga umuziki ubundi anjyana hiti guti. Uvuze akantu mitangira ikibazo, ese ari imyandikire ya kera n'imyandikire y'ubu ubona umuntu basi abantu bahanga indirimbo cyangwa se bandika indirimbo zikamara igihe? Wenda reka tuvuge kera ati indirimbo yaragendaga ikamara wenda umwaka cyangwa se ikamara amezi 5 iri hiti, ariko ubu muri iki gihe umuhanzi arakora indirimbo amezi 2 bayiba. Ntabwo tumaze igihe turirimba pompo, yego uzaba umbwira nyuma y'amezi nk'atatu biriya bintu. Abantu ba kera buriya bagiraga imyandikire myiza kandi bakandika ibintu bizaramba nyine bizahoraho, kuko nk'ubu ngubu usigaye ureba imyandikire iriho. Ni nayo mpamvu ureba ugasanga ba bantu bikundira abantu ba kera kubera ko bya bintu baririmbye babibonyemo message, ariko kugeza iyi saha bari abantu bari kwandika kuri ubu ngubu nyine aba bahanzi bashyashya bandika ibintu biri gukoreshwa nyine muri ako kanya, ntago basevinga ibintu bizakora igihe cyose. Reka rero njyewe mbagira inama abantu, wenda ntago ndi intyoza cyane ariko nk'umuntu ugiye kwandika indirimbo, ndakubwira yuko indirimbo ya Chris Brown numvise muri 2012 n'ubu ndayumva nkumva ni nziza. Yego nibyo uzakora indirimbo ibe hiti, ukore teta ibe hiti pe, ari akanya gato, ariko mwabahanzi mwe mwihangane, kora bori kubita ariko izanaguma mu mitwe y'abantu nkuko za calm down n'ubu n'indirimbo wakumva. Ya dusoza kuri Bruce Melody na The Ben bafite ibitaramo muri iyi minsi. Umwe agifite ku itariki 14 ahitwa Maison Noire ni hano hirya Kicukiro, undi agifite muri Uganda. Ariko biri kuvugwa yuko witwa The Ben yafashe abantu ndetse abanyamakuru benshi ngakaburiza, yafashe itangazamakuru ryo mu gihugu arega bivuge neza wibica inyuma. Yafashe itangazamakuru ryo mu gihugu byose araritegera ababwira ati bahungu banje muze mbajyane Kampala mbereka ibintu ngiye kwikorera, muze guteguza Munyakazi mu mubwira ibintu biri kuhabera, apana bya bintu bya. Ariko sugo Munyakazi muzanye muti bari abakoboye bari mwihangana reka. Yego se bari mwihangana kuko nta kuntu wambwira ngo abantu bagiye gukorana igitaramo ejo bundi bagiye kuzenguruka igihugu cy'u Rwanda, ni gute ariko ubundi abanyarwanda mwabaye mute bro? None se utekereza ko biriya bintu The Ben ari gukora akavuga ko agiye gukora igitaramo kigaragariza abantu muri East Africa ko ari we muhanzi wa mbere mu Rwanda agamije iki? Ibyo bintu yarabivuze kandi ariko biri yabivugiye, ariko biri ibyo bintu yabivugiye he bro? uze kureba muri mu itangazamakuru mu biganiro biri kugenda bigarukwaho, we yigaragarije ko agiye gukosora muri East Africa akagaragaza ko ari we muhanzi mukuru muri East Africa. Muri East ubwase yaba arenze ba Diamond. Byatangiriye kuri iriya ngoma afitanye na Mbosso, batangira kubiganiraho abantu bavuga ati ariko ari The Ben ari na wa mujama wo muri South Solo bamwita uriya mujama muremure nimba ari Bien Paul bafata The Ben uriya mujama bafata na wa mujama wo muri Kenya wakoranye we na The Ben ingoma Otile Brown baravuga ati ninde mwami muri East Africa wishwe ryiza sikuririmba. Yego abantu bagenda babikomantingaho, ariko biza kugaragara habuze gica. Ariko noneho ngo arashaka kugaragaza ko ari we muhanzi ushoboye muri East Africa.
niko kuriza abantu amabisi abajyana muri Uganda abanyamakuru. Ese ubwo aranabagaburira biragenda bite? Abataha ibiceri cyane. The Ben akunda guta ibiceri mu bantu cyane. Ibi mbikomozeho no ku byavuzwe muri press conference y'igitaramo cyiwe n'uwitwa Bruce Melody, aho bavugaga ko The Ben yaguze abafana. Biriya byari byo cyangwa biriya bintu nge ntabwo nabihagarara 100%, ariko buriya akantu kavuzwe n'umuntu utarenze babiri. Kare akantu hari amakuru make baba bagafiteho nubwo baba batayafite neza. Ariko bakubwira kandi nanjye narabyiboneye. Si babandi baye bari hejuru mu ntuzo se hejuru muri etage muri yanzu baye bari kubaka. Yego bivugwa yuko hari nabari bari hasi. Shoboka bana bagura kuko na Bruce Melody yagiye Nyabugogo agura abafana, ntago byaba bitunguranye. Bruce Melody se burya nawe yarabaguze. Amaje kubona akantu The Ben amukoreye hariya. Yego. Yahise akumanukira. Urumva nibyo nakubwira. Yego. Umugabo Bruce Melody abarakumanukiye nya. Oya. Je natamva mu kiganiro. Oya ariko bimeze. Yakareka. Yarakumanukiye aravuga ati ibi bintu Bruce Melody wa mufana nabonye wuzuye mu modoka yari yaramuguze. Noneho amakuru kuntu ameze. Yego. The Ben akimara kubona ko Bruce Melody yamaje kugura umufana. Yego. Nawe yahise agenda aravuga ati aba bantu kugira ngo mbakomeshe. Kumbi Bruce Melody we bamutegeye ku gitaramo baravuga ati ubwo yazanye bari abantu. Yego. Nta kibazo. Ariko natwe tugiye kumukomeshereza hehe ku munsi wa stage. None se Symphony imanuka suswa ariyo yacurangiye Bruce Melody. Yego. Symphony yamanutse ije gucekinga aho bagiye gukora n'ibikoresho ukuntu ibintu bimeze. Yego. Basanga muyoboke hateye amata kwakiri kare. Bahageze ku isaha ya mu gitondo kuko Symphony ku isaha y'isa 4 yari yageze hariya kuri arena. Bagiye kwinjira barababwira ati burya barababeshye nimusubireyo mugarukane na Bruce Melody boss wanjye. Baba we Bruce Melody we baricaye ubwabo baravuga ati ibi bintu ntago bishoboka. Uri ubwo Bruce Melody ari umuntu ukomeye muri iki gitaramo. Ashaka guhamagara bakabikora. Byarangiye muyoboke ababwira ati burya ngewe ntago njya nkina. Burya ibi biceri tuba twatakaje Bruce Melody twaramwishyuye kugira ngo aze muri iki gitaramo. Yagombaga no kutugaragariza abantu bageze kuri muyoboke. Ariko numva bivugwa yuko The Ben ngo burari we wishyura ibintu byose abandi ari abamugira inama. Yego. The Ben ariko subundi The Ben akora iyihe projet ko numva bavuga ngo ni umukire ko nge burana ntaba ntanabizi cyane. Uriya muhungu ni umuhungu wo mu Gatenga, ni umuhungu warwanye n'ubuzima. Yego. Akorera ubufaranga bw'abusevinga akagenda akora utuntu runaka utamenya agenda ahisha. Ariko abafite ibintu byinshi bimwinjiriza. Ikintu ejo bundi numvishe afungura imyenda, iduka ry'imyenda ngo nimba ari tayi gake. Ariko ubusanzwe mbere yo kujya muri biriya yabaje kubaka afite amazu menshi uriya mukobwa. Afite amazu menshi. Afite amazu menshi. Ubwo wasanga no muri n'ubungu b'iki gitaramo bakubwira yuko agiye kugaragaza n'ibikorwa bye bimwe na bimwe afite muri Uganda, ama supermarket n'amazu amwe namwe agiye kugaragariza ku itangazamakuru. Cyangwa akaba ariyo mpamvu yafashe itangazamakuru akaryuriza Fuso harya ngo ni Daihatsu 3. Yafashe bya Jaguar 2. Bimwe byakuze bya Karunduru. Yego. Aravuga ati buri munyamakuru wese uri mu gihugu cy'u Rwanda naze ewana ngenda ariko twe twari turi hera. Ukuvuga ngo biriya bintu bifite abantu babyiruka inyuma. Ari igihe ubona atari ibyawe. Okay. Turi gusoza ikiganiro rero witwa Bruce Melody arataramira muri Uganda. Oya. Niwe ujya Uganda. Naho ejo The Ben azaba ari Maison Noire ku itariki 14. Yego. Uzajyayo se? Najyayo. Ariko ibintu byabereye mu gihugu burya nanjye babyemerewe.
ubu byemerewe. Ya tunasoza ni iki wabwira abari bakurikiye KD TV show ndetse na Kigali 9 TV show? Abantu bakurikiranye KD TV show, mukore subscribe, mukore comment, mushireho n'agashare mwoka byaramwe, murebe ko ibi bintu hari ahantu byazatugeza. Bakunzi ba Kigali 9 TV bo ni ibintu bagize ni ibintu bamaje kugira nk'umuco, bo bumva ko gutanga umusanzu wabo ari ikintu gikenewe cyane. Nabo kuri channel ya KD nabo nibagire vuba rwose barebe ko ewana, kuko amakuru tubagezeho ni tuba twirukanse. Tuba twirukanse, aya makuru aba yatuvunnye. What's up my people, this is your boy KD, the big man, the real hustler, the trier. I have dream and I live in a dream. Don't worry about things cause everything is gonna be good. Nimvuga the real hustler, wumve guhiga kugira ngo ubuzima bukomeze. Nimvuga the trier, wumve ko nta kintu wageraho na kimwe utagerageje. Nimvuga ngo igona shine soon, nkubwira ko mu minsi iri imbere tugiye gushashagirana. Reka ngushimire wakoze subscribe kuri KD TV show. Nimba utarakora subscribe nshuti yanjye, kora subscribe kuko uyu mwaka ngiye kubakubita imiriro bro. Ndabakunda cyane.